Ibingibi se ngo ibingibi ni ibiki? Urifata ngo bakuzanye hano hafite umugabane wowe. Harugomba mbasabye umugabane mwebwe. Ubusurebye niba rero ushaka kuba umugabo w'uyu. Icyo gisatsi mbone wakimyoye. Urabona agapara. Amere nkanje. Uzuko mufite ikibazo cyane. Igihe tugezemo kwanze riri ibyo bisatsi nako wabizana iwacu. Nako bibaho. Nese bro reka manze nkubaza. Kushaka kwiyogoshesha. Buro nge ndi buro yibwiye igare ya moto cyangwa musaza wanjye. Dona akiri ibisazi. Shero mu rugo se bari. Bro. Hey sister. Yo. Ogwa. Isawa. Uramubona utese. Twari turanye imyaka myinshi. Shasa utambura mani babyakomeye imisirera ari myinshi byarakomeye mani. Kire babaye beshi dore karitsiye barazisenye barazimaze ubusigaye urwo barangira amakaritsiye. Ave shavyi uri ibyo nta muntu bivuga. Chazo nzara mfite mani. Uzaza neza zijya zishira mani. Sasa komisiyoneri subize ko zijya zishira mani. Basurabona nsango nkuhaze ngewe. Ubwo se none ndagukora iki ni muri boss wangiye kabana utangiye gutaka. Ariko ntago nakubura icyo kugwa mu burire n'akazira. Cyumva se Ufitiye akazi. ufitiye akazi? Kameze gate? Umukire wanjye wari wambajije umukozi. Umukozi wambonera se. Umukozi umeze gute? Umukozi ni umukozi usigarana abana nyene niyo yaba umukobwa ariko nyine uza akazi fresh. Umukobwa. Ariko ushaka umukobwa wabyayeho cyangwa Yagize nashaka umukozi wabyaye. ubu ushaka umukobwa nyine ukiri Shaka umukozi mutoya mwiza nyine ku buryo na boss azakora akamwishimira akavuga ati umukobwa aza akazi neza. Ibyo biroroje nugira ikibazo. Abakozi baba bahari. Ago namuzi. Baze ko na nimero zawe nkigera. Hayibaze kwera ubwo se nkawe koko. Dotongo nimero z'umukozi zawe z'umukomisiyoneri. Nta nimero zawe nkigera ubu ngo nagushatse ndakubura. Manduka na password nago. Ago myiza. Saha watunga touch nari. Ego ubundi inzara ibanyishe ntarakubona boss. Inzara ibanyishe ntarakubona. Akuwaka kobwa ubu wifatishwa abahungu wifatishwa abahungu mu biki Nuko mukunda. urumva wagejeje imyaka yo gukundana None hejuru y'igisaza nk'iki ngiki reba uburyo ndeye. Umusaza ni papa Imana ntukajya unza nayo magambo. amwumvisha uburyo impamvu ari n'indisipurine Nese she yise umusaza so ureba ingano yawe ureba n'ingano yiwe Nese ujya kunyita umusaza ufite irangamuntu. Cyo warambya. Cyo ubona utaravuye ku butaka ngo kuri ukumva ko abantu bose bakuru bagomba kuba ubu buzima nibwo ushaka ko bumbera boyfriend. none se bro nimba mukunda mbigire. ubu ku myaka ya 16 urajya gukundana n'igisaza ako umenye nguyu ni mushiki wanjye ndimo ndakora kuba ari mushiki wawe ni ngombwa ngo umupfuke umuntu. ikindi gihe ni wongeraho kumanura akaboko kanjye Agere abantu bagufi sinzi ikintu bapfana n'ubutiku man. Bro basi mupiki. Nese ungu Ngambwire ikintu mu. Seka warogeje. Basi barabimbwiye ko abahungu mutajya mwumvikana. Nese wari umuzi. Wabona mpamagaje imodoka. bibaho. Njye si uyu ntago yancinege. ndavuze ngo rekuza Ashaje igituza man nimba uzamwirongora ahubwo se. umva se girlfriend Asuri mu bikima. man nda sister urajya kurari we ahubwo waba unkoreye. umva se mwana ngereka manze ngubyize ukuri izina ry'Imana nuva ureba ishyano riguye mu rugo mwana uzi sister none ibintu byakoze Wari guhamagara se. Brother wacu mukuru. man reka ngubyize izina ry'Imana none famille yose yaragendesheje mwese mwabaye ibigo ryuretse ngiye muzima Iyo w'ubuye yaba ari umupolisi. Cy'ingenzi nuko dukundana. noneho awe wowe wimbwira ibintu by'urimo man
ega mani igabanya ibyo bintu mani urimo ariko umuntu urimo urafata uramuzi nese njyagura reka manza nakubwira reka uzajya icucu sister ndakunoba mvana bino biroka hagarara ahangaha ndongera kukubona wongeye kumwiyegereza urambona basi mwana mbabaruze mu rugo izina ry'Imana undebera none ibintu narakubwiye ngo mugashaka kumvugira ngo mugende bro ndamukunda nukuri wamaze basi nyumva bwari ese twumvikana njye nawe wowe tebuka n'ibintu by'uri mu byiworere urumva urimo urumva wakoze basi duha amahirwe bwari urabizi ko mwizera ngaho se bogari we witeguye gutunga mushiki wanjye nubona nje kwaka umwerano zo kumutunga uzabone kuvuga ko tudakwiranye si kubera iki ubundi abantu bagufuma mufite ivuzi cyane ubu nawe washeze ndamukundereka uzakunenye kwa kongeje ibere isura mukunda ngo yaguhiye nese bwo nimukunda tuzagumana iteka ryose tuzagumana nk'umubyeyi ariko sheri nawe azaba akenewe nese nzaguma njyenyine washaka undi muhungu utandukanye n'imbobo nk'ingi hanyuma se nimugura umva se ntukomeze kunyita imbobo sibyo ntabwo ntunze sindara mu zuru rye nazo nzabajawe umuntu urimo arakora reka yo njye nkubwira sibyo urabizi ko nta mutima mubi sibyo kandi tujye duhura gutya nzajya nkurangira ibiraka ariko ubu ngubu duhuye nanjye aribwo nkiva kubitsa kabisa yanjye ni ingi kandi barayibye man dukoresha kano gatoya noneho hari akantu ngiye gutora ahangaha hirya ku kabari waza tukagenda kugurira kamwe nari none se ubwo umukobwa umukeneye nkasanga ibindi turabiganira twicaye ntabwo nta kibazo kubona ngo usumba gutya mu mbaraga no mu mafaranga byose ndagusumba ntuzongere kunyitikira n'undi munsi aho tuzadurira hose urabizi ko nkuba ariko wiregera ngo utere intambwe zo kuza kubahuka musaza wanjye iwe se yanyubashye kuba mukunda nawe ndamukunda iryo zina ngo sheri nongera ukumva ritumbutse ahangaha wagakobwa n'uburyo uba wikwijije ese ko nari nzi ko twahuzaga byagenze ute n'iyi mbobo yawe yego naje uzi ko nkuye mu buriri pe nkuye mu buriri nari nafatisha igitotsi ngaho mbwira ikibazo cyabaye wagira ngo unkuru yababoye uzi ko iyo mbona ubu nkuyemo amaso ubu nawe njya ntekereza niba uri mukuru wanjye niba uri murumuna wanjye bikanyobera uwo mbere byitwa ngo urubatse uraza nk'aho wasuje abantu ufite umunwa urankanguye ibiki ndagukanguye nyine kuko nabonaga biri ngombwa aha hagarara hano nawe hagarara hano uvuge ibyo ndi kumva mu matwi yanjye ntazi ntumva mumbwire ibyo mumbwire urongeye umwegeranyije n'imbobo bari gupfa iki cye kubona mbona inyamakobwa iraje maze banafatanye gutya ariko inkundo ziba ngo barimo bayiteta iyi nzu urajya kwinjira amaso yarayubatse nyoko yarayubatse urinjira iyi ni tuwarete urajya kwinjira oya buretse gato uhagaze gato buretse niko ngo yarakuze do hagarara ngo yarakuze urumva umajiye kubyimba ntakurasa washaka wireba ku ruhande wireba ku ruhande nese bro nawe ntukubaye ububere bwakuze urumva wowe ushaka kurongorwa urumva ushaka nese kurongorwa udakora nese urabona ntamaze kuba mukuru ese ubu nzagendera ku itegeko ryanyu ubundi ngeze ryari se sheri aba nibo bavandimwe bawe sheri w'ibiki erega ni umukunzi wanjye washize tubashyingire niko musore turaganira gato ndakumva witeguye kunsubiza ahari abari niho ntabwo ndi ndabona ikiragere ntabwo uri ikiragi mbo uyu mupfana iki sheri wawe ni sheri wawe mumbwirire wenda yakumva ariko sha ubu wubatse itaje Kigali wowe ku buryo wifata ukazana umwana w'imyaka 16 itaje nese itaje n'izamurongora ubu ufite ubwenge bwo gutunga umugore wowe sundeka mbabazi ese bro wowe urayigira ngo buro ziba sense mubone mu rugo hano tugende urimo uramujyana he uretse ndaje ndamukosora uretse mumusorere wenda yarakumva mumusorere wenda yakumva
banza umbwire Reka neza mbanze mbabaze. urabona ingo ziri kwirwa zisenyuka nanjye urwanjye rwananiye sasa umukobwa ko mbona ari umunyamujyi cyane ubu ngubu azashobora kakazira oya numugire ikibazo urabizi ko n'ubundi no wambere ngiye waramuguhaye kandi ntubigire ikibazo ndabizi neza kakazara kaza kandi ntago muzananirana erega umuntu wamunumye ni inshuti yanjye kandi sinamushira ibintu bibi kabisa yego ese mukusanzwe ukora kano kazi cyari ufite ibindi wakoraga wenda n'ubwa mbere ujya kugakora ya nagakoraga ubu uzi kumesa neza ndabizi pe n'inzara zimeze gutya neza neza yego ndabikora cyangwa urishira wasete cyawuzanye uzi ko ufite umugore man uzi ko ufite umugore ndishiri we ni inshuti yanjye gutyo nyine to sinabona ariko byiza yose ndabona adasa nk'abakozi oya uyu nguyu inshuti yanjye twarareranywe kera n'abandi ba kera nawe urabizi iyo warabanye n'umuntu ntatuma ahangayika kandi uzi ko hari icyo yabasha gukora kubera ko uri inshuti yanjye reka nkwizere ariko n'ubundi rwose nabonaga umukobwa ukiri ukuntu witwara nk'ubu nugera mbere ya mabuja sinzi ko ari bwanakwemera n'ubwo njye mwemeye kubera iki se atari bunyemeye byonyine uburyo ukeye urakeye ku muntu ashobora kukwangira ukuntu ukeye gusa erega mbese ibyo ntibigire ikibazo njyanga ni mu rugo kandi umuntu wamushakaga ari Kacyiru yego noneho se tere nimba byakunda ubu abasore b'iki gihe mwiyumvamo iki cyo kuba mwashaka abagore ku myaka 16 iyi ni ribu 16 ariko kuki mukabiriza akuba iyo uhagaze mu muhanda ubu urapfumba ngo mfumba se sheri ahubwo rero n'uburyo kireshesha ubu kirajya gutereta kano kana nese bro uri kugira ngo mureshye sasa rero umva rero niba uravuze ngo ndi mugufiya utuye inaha yego utuye ahagana he haraye utuye muri zino nce uri umuturanyi wacu yego ko nari nsanzwe mubona se nirukaga mu gipangu ntabwo nkunda kugenda nyine to none ubwo njye mfite nimero za seti ngiye kubanza ngere kwa bosi mubazo ko bimeze wenda ahita nguhamagara uze kuzamukuza nyine imyenda ndabona niyo wari witwaje nje ngo tuvugane nari nzi ko ari wowe bosi oya nanjye ndi inshuti ya bosi kurumva nagushimye ntiyakubuza igihe yambwiye nimubonera umwana nzamumurangira okay ntaribi ariko nawe ugerageze basi wambara ibintu birebire bike kwambara gutyo kuko ushobora kwambara gutyo ugatera amabuja kutaguha akazi ibikunda ntaribe ndagerageza seti none se bose ahubwo mva mubwire mani nta hantu se nakantu heruka mani kantu se wowe reka uyu mukobwa nimara kumushyikiriza bosi we n'ubundi urumva tuba turi kumwe ndahita muvugisha tugaruka hano ndebe hano mu rugo ntari bro ganda kwemera urabizi bosa ubu biba bicanze ubu agahanga mba ngashyize ku isoko ni izina ry'Imana nkanabaragesha mukarangira kuko ibi ngibi se ibi ngibi ni ibiki urifata ngo bakuzanye hano hafite umugabane wowe harugomba mbasabye umugabane mwebwe hey ubu se urebye ubundi amafaranga n'iki wasanga niba rero ushaka kuba umugabo w'uyu icyo gisatsi mbone wakimyoye amere nkanjye urabona agapara amere nkanjye bro yerekuye uzi ko n'umwana mufite ikibazo cyane igihe tugezemo kwanza rero ibyo bisatsi ntabwo wabizana iwacu ntabwo bibaho nese bro reka manze nkubaze ko ushaka buro kwiyogoshesha buro nge ndi buro yibwiye igare ya moto cyangwa umusaza wanjye okay nese numva uzanunga basi utangiye ko kuzana ugiye gushyiraho amategeko ibyo y'uburyo nabyo ntabyo uzi aho urugo rungeze ndaruzi we ntabwo ufite ubwenge bwo kuzana umugore ariko nawe uzanye umugabo wo kumwereka umugabo ariko nawe kiragiye barakubwiye ntiwumve nanjye Yego, reka Kari. ngerageza amahirwe sawa noneho ndaje mani ko hari utuntu narindimo mani ese uranshaka cyane muzaba murusha ariko umva Oya, naribire, reka naribire, mubwire reka twumvikane sibyo uri umuhungu cyangwa uri umugabo wubatse nta kibazo niba ntago barebera ku byo umuntu afite sibyo urugo kurwubaka bisaba kuba mukundana mugashira hamwe rero ibintu byo kuvuga ngo umusatsi ni iki se ntiwawuvukanye uri ibijya gupfa mbibona kare bipfira ese ndababwiye ejo muzabimbwira ahubwo wowe wenda abona uri umuntu w'umugabo kanya ndabikubwiye uzabimbwira reka nkubwire wenda abona uri umuntu w'umugabo twakumvikana ureka uriya murumuna wenda wawe wabyumvise Sibyo? ubyemera bwari njyumve gute kandi nzi yuko ziri gusenyuka buri kanya arega reka tugerageze ntuzabone amahirwe inzu ku myaka 16 ufite reka nguhe Erega urugero sibyo ndamukunda. reka nguhe urugero ntuzabona inzu yubatse nta fondasiyo ifite yasenyutse uvuge ngo n'izindi zirasenyutse jyana urwo rusatsi Agenda. mumure mbimbere Agenda. nukuri nawe ndebana nukuri kw'Imana
ngo papa ngo yarabyaye uzapfa utyo. hatari nyine amabere wawe uramenyera akazi se ndamenyereye ariko mana bari rwasire rwarwo ni danje bro gute se kandi mwana harari umugore niba uzi isasu se navuga ryo muri Kongo niba ari hitire oya se ntumbwire kandi aravuga kurusha isandi mana oya se byadanje nabonaga ari umumeri mwiza mani witonda ucisha amacyo ukuntu ubu sura ko mvuye guhaha mana namusize mu rugo avangaje kujya mu kazi ariko bari kwitotomba sha usindi bumukire nyine ntabyo bishoboka ntago bishoboka none ngo twabikora iki nyine ngiye numvaga wenda nanahize nimero zawe ngo muhamagare byibura wenda urebe ko yes boss oui ibyo se noneho bigenze gute bigenze natinze byataye senda ruraramo okay uretse gato turaza kuvugana na kibazo sibyo ngambwira urumva nyine man nahize nimero yawe ngo mbe nawe koringa undandangira akazi ndayibura neza neza ese wamukiri afite nimero yanjye kutamamagaye cyangwa se boss aba hari ryari nawe boss ntawe bahari icyo kibazo kumufatisha nawe ni danje kuvuga ngo niyo ahari ubwo nawe ahita agwa pongi agahita asinzira nuko ugacyo yongera agenda numva ari ibibazo baramemba kumemba pe ariko umugore uri hariya avuga nabi byatari kubizi ko waje ushaka akazi waje gushaka imibereho nta kuntu nyine niba baguhemba neza kuzi kuri murumuna wanjye abo basore bakundana ntazi n'ubundi atuye muri izi karitsiye yego nkaba ntamuzi aba yagiye mu kazi aboneka rimwe na rimwe nimugoroba wazamunyeretse sera uwo musore ukunda sha muzanye mu rugo noneho banyica nzakwereka amapiki yiwe nyine urebe none si uwo musore abantu bose bo mu rugo baramwanze utekereza ubwo ko ari njyewe uzamukunda wasanga ari n'ikirara cyo muri karitsiye ngo ni abasore no sisita wivuga gutyo sibyo urabizi turubahana sibyo na ba brada banjye urabizi ko mbakunda ariko kuba nyine barabyanze ntabwo byatuma nyine ngendera ku mategeko yabo ibaze nawe nimba naramuzanye nkamubereka ku munsi wa mbere bakavuga ngo yiyogosheshe nyine ngagomba kugendera ku mategeko yabo nese ibyo bintu urumva byashoboka basi nubwo mbuba urumva ko banyubakira urugo muri bose nta n'umwe uzakubakira yaba njyewe nanjye sinzakubakira rero imba ukundana n'uwo musore inama nakugira imba ukunda uwo musore nawe agukunda mwe muzakora ubukwe nzabashyigikira nubwo namuzi oya nzamukwereka wigira ikibazo gusa nazaba ari ikirara cyo muri karitsiye biri siriyasi no ndapfuye none uzi wagukorera arambabaza byatanga uramuhambira cyangwa ahubwo mane yaragira ngo mugire bya n'iki abigira se shaho byo kunateye gusa nicyo kintu gituma basi njyana nahaguma ariko mbonye akazi byibura k'ahantu hazima nahava pe rero ejo bundi hari umukire twaba turi kuvugana ambwira ko akeneye umukozi ariko sinzi neza niba akimukeneye ni nibura niba wari umuhamagaye mu kanya yari kubwira ibibazo by'umukozi ngo bashwanye shase wanekeye mwana ukanje baza ngo bari bapfuye iki sha basi ko nzagura akazi baza ngo bari bapfuye iki nyine ibyo ni byo bameri bro shaka n'iki ngo ngakumenyere ngiye ikintu gituma nguma hano hantu inaha ngaha i Kigali umukobwa mfite man umukobwa mfite nereti naha ariko nyine man reka basi tugende aka kanya se man reka nyine aka kanya ubu utangiye gutereta amva rwose neza ni nanjye reka ndarya man barabe utazatera abana b'abandi nda reka man zatera abana b'abandi nda bamuhungu shasi ndabana ifata man nda nta kibazo ko turi kumwe bagufunga nari bikandi nyine wowe binkoreye basi nyine sana neza kuvugisha uze kumamagara man kuko meze nabi byadanje sawa urakoze reka nkubwire ntabwo twari tuvukana n'umuvandimwe ureshya kuriya ngo uteretwe n'umuhungu ureshya noneho bareshya ntibikunda wapi uzi uwanjye ubona azanye nyine bakamwanga ni muremure ni wa wundi nyine kabisa nanjye duhura namuhobera nkagarukira mu bituza urumva nyine ni muremure ameze nka babandi ujya ukunda abo nibo mba nshaka ubundi umujama muremure niwe mwiza ameze ute se wawe wakwerekana noneho njye ageze aha ngaha ni muremure ni ubwangu ni muremure
none afite ka gataye mu nda kubi kagasayizi mfashe icyo nicyo mukundira noneho nimuzana baziyahura ngo bazawinagamo uzi ukuntu burada wanjye muto yamusuzuguye sha birambabaza amuca amazi abantu bagufiya n'ubundi bariyemera mani ako naribi nubwo ari musaza wacu ntabwo twamushimagiza mu bintu bitari byiza arabizi turamukunda ndetse natwe nyine turakundana njye nawe ariko ntabwo twashyigikira amafuti ye dushyigikira amafuti ye biriya bintu ntabwo aba ari ibyo